So guys, nongeye kugwikaza no kuri Venke Empire. Nawe mukunza filime yacu Ibanga. So guys, urabizi ko filime yacu Ibanga episode ya 75 mwayibonye. So guys, rero murabizi ko filime yacu Ibanga umuru ugiye kwakira rimwe. Ese episode ya 75 wayibonye? Ese yagushimishije? So guys, rero niba utarakora subscribe hano kuri Venke Empire, musabye kugira ngo ukore subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo dukomeze dusharinga mu bindi bikorwa byose tuba dukora umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko tubakunda cyane. Niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubagezeho ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ko tubakunda cyane. So guys, rero murabizi ko Jojo we ibye byarangiye. Abuze umwana karahabaye. Jojo abuze umwana. So guys, rero nimba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, turagusaba amasengesho menshi kuri Jojo kubera ko yabuze urubyaro. So guys, rero murabizi ko ni yori we na Dete urukundo rwo rugomeje gufata indi ntera. Murabizi ukuntu ni yori we na Dete bakomeje gukururana cyane, kandi murabizi ko agakungu kavamo intuza. So guys, rero murabizi ko filime yacu tugeze kuri episode ya 76. Kandi murabizi ko ibikorwa byose tuba turugukora rimwe tuba turugukorera. Kandi murabizi ko tubakunda cyane. So nimba uri umuntu ukunda filime yacu Ibanga, ese episode ya 75 wabonye miki? Ese episode ya 75 yagenze ukuntu wayishakaga? So guys, rero ndagushimira wowe mukunzi wa filime yacu Ibanga, nawe mukunzi wa Miss Nyambo muri rusange. So guys, rero nawe wakoze subscribe hano kuri Venke Empire, ndagushimira kuko uri umuntu w'intwari cyane wahisemo neza ko wakoze subscribe hano kuri Venke Empire. So guys, rero niba aribwo bwa mbere wabugeze hano kuri Venke Empire, murabizi igikorwa cya mbere kuri channel ni subscribe. Kandi niba ukunda filime yacu Ibanga, ndagushishikariza kugira ngo ube waba umunyamuryango wa Venke Empire, kuko iyi channel yonyine bonaho behind the scenes zose za filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ko tubakunda cyane. Murabizi ko ibikorwa byose tuba turugukora rimwe tuba turugukorera. So guys, rero murabizi ko ni yori we na Dete urukundo rwe rukomeze kogera. Kandi murabizi ko noneho Jojo we yabuze umwana, kandi kubura umwana birababaza cyane. Kubura urubyaro ni ikintu kibabaza cyane. So guys, rero niba nawe uri umuntu uratekereza yuko Jojo azabona umwana bigenze ute? Ese niba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, uratekereza ko Jojo umwana azamukura? Ese azamwadogita cyangwa? So guys, rero niba ukunda Ibanga, muhaye ikaze hano kuri Venke Empire. Kandi niba utarakora subscribe, wakora subscribe ubundi tukomeze tukacirengana muri ibikorwa byose tuba dukora umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko tubakunda cyane. So rero nimba ukunda filime yacu Ibanga, ndagusaba kugira ngo ube washyigikiye filime yacu Ibanga, ndetse ube washyigikira na Venke Empire kugira ngo nawe ubashe kuba wabona behind the scenes zose za filime yacu Ibanga. Kandi urabizi ko tugukunda cyane. Nimba urahisemo kuba wakurikirana Venke Empire ahantu hose n'ibikorwa byose by'abari gukora umunsi ku munsi. So guys, rero murabizi ko filime yacu Ibanga tugeze kuri episode ya 76. Kandi murabizi ko episode ya 75 uyu munsi twayibahaye. Kandi murabizi ko twebwe ibikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi rimwe tuba turi gukorera. Kandi murabizi ko tuzajya tubabihiriza. Niyo mpamvu mbankusaba kugira ngo ube wakora subscribe hano kuri Venke Empire kugira ngo ube wabasha kuba umunyamuryango wuzuye wa filime yacu Ibanga ndetse na Miss Nyambo muri rusange. So guys, rero niba aribwo bwa mbere, kora subscribe ubundi sharinga no kuri bagenzi bawe bo waba ufite bose ushaka kugira ngo nabo babe babasha kubona ubutumwa bwa muri filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ko twakunda cyane. Niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubageze ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga. So guys, rero twongeye duhure ejo saa 7 tubagezaho episode ya 76 ya filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ko ibikorwa byose tuba turukora rimwe tuba turugukora. Kandi murabizi ko tubakunda. Niyo mpamvu mba hano mbagezeho behind the scenes zose za filime yacu Ibanga. So twongeye duhure ejo saa 7 zuzuye tubagezaho episode ya 76 ya filime yacu Ibanga. Kandi murakoze cyane, ndabashimiye.